Nshuti zacu, nshuti za rubuga Baho Neza Family Academy, turabashimiye kandi tubahaye ikaze. Nanone uyu mwanya twagira ngo tuganire nkuko tubisanganywe muri cyagiro kiganiro cyacu cyo kwita ku muryango, kwita ku bana bacu, kwita ku bibera mu muryango wacu. Tubahaye ikaze rero, tugiye kuganira ku ngingo nziza, ingingo twabajijwe n'ababyeyi, turagira ngo tubahe igisubizo cy'ibyo twashakashatse ndetse n'ibiturutse mu nararibonye dusanzwe dufite nk'ababyeyi. Ikibazo twabajijwe cyaravugaga ngo ese ni kuki abana bamwe banga kujya kwiga? Icyo ni ikibazo twagerageje kugisubiza. Twahereye ku mpamvu zishobora kuba zituruka mu rugo iwacu. Ku bana batoya, hari igihe abana bato kuko aribwo bagitangira kujya kwiga, urebye baba baramenyereye kuguma mu rugo, kugubwa neza, gukora ibyo bashaka mu gihe bashakiye, gukina, kuryama. Noneho uwo munsi wo kuva mu rugo, gutandukana n'ababyeyi ubwabyo kiba ari ikibazo gikomeye ku mwana. Umwana rero uvuye mu rugo akajya ahandi hantu hashya atamenyereye, bimusaba kuza kubonana n'abantu atazi, abana atazi, aba iwabo yamenyereye kuba ari kumwe n'abana babiri cyangwa se umwe cyangwa se barenze, ariko atari abana bangana nko ku ishuri, ubwabyo bimutera amahoro make. Hari abo bitera kugubwa nabi, hari umwana agera ku ishuri akiri muto akarira cyane ndetse bikaba ngombwa ko asubira mu rugo kubera ko habaye ahantu hashyashya atamenyereye. Ikindi, kuba yatandukanye n'ababyeyi be. Umuryango muri rusange ubwo ni ukuvuga ko yari asanzwe akina n'abavandimwe, ariko noneho hari n'ababyeyi batandukanye umunsi wose, uwo mwanya wose cyangwa se ni igice cy'umunsi. Hari abana bigwa nabi pe, ugasanga umwana ibaye impamvu yo kuvuga ati jyewe ntabwo nzasubira kwiga. Ubwo rero ni ku bana batoya. Iyo rero umwana amaze kuba mukuru, ari umwana watangiye kujya kwiga, akaba atangiye kumenyera ishuri, ukajya kubona ukabona ntashaka kujya kwiga, igihe cyo kujya kwiga kirageze, atangiye kurira, atangiye kurakara, atangiye kugubwa nabi ndetse no kubivuga ati jyewe sinshaka kujya ku ishuri. Ni byiza kwibaza ni kuki uyu mwana yari asanzwe ajya ku ishuri none ikaba yabaye impamvu y'uko atajya ku ishuri, habaye iki? Icyo gihe umubyeyi atekereza ibintu bitandukanye. Nk'abana bakiri mu mashuri ya primaire, amashuri matoya, hari igihe usanga umwana yagize nk'inshuti bagiranye ikibazo, yenda hari abana bamukubise cyangwa se abamuteye ubwoba bakamubwira bati ibi n'ibi n'ibi tuzagukubita nugaruka. Ibyo bijya bibaho ko abana bagira abana bagenzi babo babwira nk'ibyo, noneho umwana agatinya no kuba yabibwira ababyeyi. Icyo gishobora kuba impamvu ituma umwana atajya kwiga. Hariho nanone impamvu ituruka ku barimu, abigisha. Wenda akaba ari umwigisha batahuje n'umwana, yenda umwigisha ukaze cyane. Ikindi, umwana akaba nawe ubwe atari umwana usubiza cyane cyangwa se ushobora cyane gusubiza ibyo umwarimu yamubajije nk'abandi bana. Abandi bana bakaba babona amanota meza, umwana akaba afite ikibazo cyo guhita asubiza nk'abandi cyangwa atsinde cyane. Iyi ikaba yaba impamvu ituma yumva atajya ku ishuri. Hari n'izindi mpamvu ziturutse ku bindi bitari ku ishuri, ariko tukiri aho ku ishuri, ababyeyi bakwiye kuba maso kugira ngo bamenye ikibazo umwana yagize ni ikihe. Kuko niba umwana yagize ikibazo hamwe n'inshuti ze, umwana wenda akaba yatinye kubivuga, ni byiza ko ababyeyi bamenya umwana niba hari abana bamukubise cyangwa se bambwiye ko bazamukubita, ishobora kuba impamvu ituma adasubirayo. Ababyeyi bakwiye kubishakashaka bakabimenya, bakaba banabivuga aho bikwiye kuvugwa kugira ngo umwana agire amahoro ajye ku ishuri. Twibuke ko ishuri ni ahantu umwana amara igihe kinini. Rero niba ku ishuri atahamereye neza, umwana yaba afite ikibazo gikomeye, kuko yaba afite ibyago byo gushobora kwanga kwiga cyangwa se no kuzaba ari umuntu wagira amanota make kubera yiga ahangayitse. Nanone kandi ababyeyi bakwiye kujya bashaka akanya bakajya kuganira n'umwarimu, bakabaza ese umwana akurikira gute, ese ku ishuri aba ameze ate, ese akina n'abandi, mbese no kubaza n'inshuti z'umwana, ese bakina nabo, bakina bate, ese umwana nta kibazo babona afite. Ibyo byose akaba amakuru bashaka kugira ngo bashobore gufasha umwana.
ubwo ni uruhande rwo ku ishuri. Hari urundi ruhande twavuga rwo mu rugo. Hari igihe umuryango wimuka cyane, umuryango uyu munsi bakaba bimutse, undi mwaka bakaba barimutse, hari ubwo bigira ingaruka ku bana, kuko umwana we aba yaramenyereye ishuri rya mbere, akaba yaragize inshuti, akagira inshuti bakundana bakumvikana, noneho igihe cyagera nk'aho byakomeje umwana akaba arimutse. Ni ukuvuga agiye gutangira urundi rugendo rushya hari aho urwa mbere yararugejeje. Ibyo bishobora no kumugiraho ingaruka mu bijyanye n'imyigire. Kwimuka kenshi ntabwo twabuza kwimuka kuko ubuzima nyine abantu barimuka, ariko ni byiza kuganiriza umwana kugira ngo umuteguze, unamubwire n'impamvu mwimutse, kugira ngo nawe abigendanemo na famiye neza, byo kumugiraho ingaruka zikomeye. Ikindi nanone ni ibibazo bibera mu muryango w'umwana. Niba papa na mama bitameze neza, zijya ziba impamvu z'uko umwana agira ihungabana n'umuhangayiko, yewe no ku ishuri bikaba byaba ikibazo. Iyo hari amahoro make hagati y'ababyeyi, cyangwa se hari ubutane, cyangwa se hari n'izindi mpamvu zabaye mu rugo zatumye umwana bimugiraho ingaruka, izo ngaruka ziragenda zikagera no ku ishuri. Ni byiza rero yuko ababyeyi baba hafi kugira ngo bamenye umwana, ese biragenda bite, ese turamuganiriza duhereye ku ki. Rero tugiye kureba uburyo umubyeyi yabyitwaramo. Niba umubyeyi afite umwana wanze kujya ku ishuri, cyangwa atangiye kugaragaza ibimenyetso by'uko adakunze ishuri kandi ahari imbere yarayikundaga, ni byiza kwamwegera kugira ngo baganire. Iyo ari umwana mukuru ubundi aba azi akamaro k'ishuri, kubona yafata umwanzuro wo kutajya ku ishuri, ni byiza ko umubyeyi yita kumenya ngo ese habaye iki kubona umwana yazi ishuri, aho kugira ngo hari umubyeyi ahita arakara akamubwira nabi, ati wowe ibintu byinshi cyane bitari na byiza, ahari atabanje no kumenya n'impamvu zatumye umwana yanga kujya ku ishuri. Umwana azi akamaro k'ishuri iyo ari umwana mukuru, ahubwo wimugereranya no kwa kanaka ngo umubwire ngo ese ngo ntubona wo kwa kanaka ko byagenze gutya. Biriya abana bakuru ntabwo babikunda, kuko n'ubundi koko nawe ubwawe w'umuntu mukuru ntabwo ukunda ko bakugereranya na kanaka. Kuki? Kuko wowe uri wowe, uteye ukwawe, ibintu byawe bikora uko ubyumva, ufite ubwenge bwawe butari nk'ubwa kanaka, ibyawe bigendera kuri gahunda zawe. Iyo rero umwana mukuru nawe ugomba kumva ukiyumvisha ko afite uburyo bwe bwo gukora, afite uburyo yumva ibintu, ntabwo ari ngombwa ko abyumva nka kanaka, si ngombwa ko atsinda nka kanaka, si ngombwa ko akora neza ibya kanaka, ahubwo ugomba kumwumva mu buryo bwe, ukanamwumva n'impamvu atanishimye koko, ukavuga uti koko ndabyumva, ikibazo cyawe nanjye ari nkanjye byambaho, ndabyumva koko, ariko dushaka igisubizo kugira ngo umwana ataza kwiyemeza kureka ishuri burundu. Kuganira no kumva umwana no kudashaka kumugereranya na kanaka, cyangwa se abaye ari umwana mukuru ngo umushyireho urutoto n'imbaraga, kuko ushobora kwica byinshi ugiye kubishyiraho imbaraga. Byose bisaba kujya inama iyo ari umwana mukuru. Iyo ari umwana mutoya nawe rero, iyo atangiye kurira asaza imigeragere gute, ntabwo umukubita cyangwa se ngo umubwire nabi, oya, haba hari impamvu yabiteye. Ugomba kubanza gushaka impamvu, nawe burya arabibona ko umufashije kubabarana nawe, cyangwa se ku kibazo cye ucyumva mu buryo bumwe cyangwa ubundi bitewe n'uburyo wabyitwayemo. Aho kugira ngo urakare cyangwa se umukubite, cyangwa se uvuge ngo ndagusiga, sinza kugutwara, sinzagera gutya, oya, ahubwo shaka kumubwira neza, umubwira uti ubwoba bwawe ndakumva koko, hari ikibazo, reka tuze kuza gushakira hamwe ikibazo, tumenye impamvu wagize ubwoba, impamvu udashaka kwiga, tugufashe kugira ngo ujye kwiga. Ibyo nibyo wakora, aho kugira ngo umwana mushyire igitsure no kumubwira nabi no kudashaka kumva ikibazo afite kandi nyamara ikibazo gihari. Babyeyi rero, nuko twumvaga twasubiza iki kibazo, ntabwo byabuza ko nawe waduha n'ibindi bitekerezo, ariko icyo bishatse kuvuga mu ijambo rimwe, abana bacu ni byiza ko biga, kandi ku ishuri twibuke abana hamara igihe kinini. Ni byiza rero izo nzira banyuramo bajya kwiga, ko umenya ko aho hantu anyura ajya kwiga, niba agenda n'amaguru, ese aho hantu anyura ni hazima, ese abantu bahura nawe hari ntacyo bamutwaye, ese ku ishuri inshuti afite ntazo afite zimutera ubwoba, ese ntibajya bamukubita cyangwa bamuhohotere, ese ibyo atwaye ntabwo afite umwana ujya bimutwara ku buryo atinya no kuba yasubirayo, kuko
kuko yaguteye ubwoba n'ibindi byinshi. Reka twegere abana tubabaze, tuganire, tumenye ibibazo bafite kandi tubafashe kubikemura. Murakoze rero kuba mwaduteze amatwi, turabashimiye cyane. Nanone uyu mwanya niba utari wakora subscribe cyangwa se abone ubikore, kandi niba wumva washimishwe cyangwa iyi video ikaba hari n'undi yafasha, rwose twakugira inama y'uko wayimusangiza. Ahasigaye dukomeze dushyigikire imiryango yacu n'abana bacu. Murakoze, mugire amahoro.